Bavandimwe ndabasuhuje mwese. Njya numva uburyo mugiramo abantu inama, nagira ngo nanjye mbabwire ikibazo cyanjye mungire inama. Gusa ndabasaba kugira ngo mubanze munyumve, ntimuncire akari urutega mutaranyumva. Ndi umugabo mfite imyaka 30, maze imyaka 3 nubatse urugo. Njya gushaka nashatse umugore undusha imyaka 3, nawe mfite 27, we afite 30. Ariko mpitamo ngo wari ukuze, dore ko hari n'abandi bato twagombaga kuba twashyingiranwa, ariko bituma mbareka ndavuga nti reka mpitemo uyu nguyu ukuze, ubu ngubu niwe uzi icyo gukora, niwe ukuze, niwe uzi icyo gukora. Nashatse umugore ukuze mvuga nti byibura uyu muntu akuze mu mutwe, ntabwo azangora, ntabwo azandushya, azi icyo gukora. Ndavuga nti reka bari we tubana, dore ko nari mfite n'abandi batoya nabaga nashaka, ariko abo ngabo ndabareka. Namugejeje iwanjye turabana, bidatinze kuko nari mfite akazi gaciriritse nkora, anyongerera igishoro mbasha gukomeza kwikorera, nawe afite akandi kazi akora. Turakomeza dushakisha umwana, ariko umwana ntitwaza kumubona, ntibyakunda ko tumubona. Ariko bitewe n'uko ari jye wabonekaga mu rugo cyane, byabaga ngombwa yuko ari nanjye ukora imirimo yo mu rugo, cyane ko yari afite akazi ka leta yakundaga gukora, kandi kenshi na kenshi no muri weekend akaba atarabonekaga. Byatumye nkomeza muri ubwo buzima, ariko bituma mugirira icyizere gike, kuko uko nagendaga mboneka mu mirimo yo mu rugo, wabonaga n'icyubahiro yampaga nacyo ari gike, bigatuma keya yagombaga kumpa nk'umugabo zigabanuka. Noneho bitewe n'uburyo numvaga yitaba amatelefone atandukanye, kandi nkumva aravugana n'abantu batandukanye b'abagabo, abenshi akabavugisha atari bugufi bwanjye, byatumye ntangira kwibaza icyaba cyihishe inyuma y'ibyo bintu avugira kuri telefone. Naragiye ndeba umugabo w'inshuti yanjye nari nizeye, ndamubwira nti ndifuza ko ungenzurira uyu mugore. Kutumva yuko ibyo nabikoze wenda mpubutse, njya kubikora nari narigeze gufata telefone ye mu gitondo abyutse agiye muri dushe, kwa kundi aba yarambitse ku meza, nyikuraho ndimo kumutegurira icyayi ari bugende afashe. Birangiye haza SMS, umuntu amubwira ngo sheri, ngo waramutse ute, ngo nizere ko ngiye kukubona mu kanya. Ibyo bintu nkimara kubibona, nahise numva ntaye umutwe, numva mbuze ayo nshira n'ayo mira, numva mbuze icyo nkora, ariko ndiyumanganya ndakomeza ntegura icyayi. Noneho rero nyuma nakubwiye yuko naje gushaka umuntu wagombaga kumunkurikiranira, akamenya imyicarire n'imihagurukire ye, akamenya imikorere ye n'aho akorera, akamenya buri kimwe cyose uko cyagendaga. Mu by'ukuri hashize igihe atarampa feedback, ndategereza nkajya mubaza nti se wabonye iki? Mu by'ukuri byarangiye nta kintu ambwiye. Hashize iminsi wa mugabo arimo kumugendagenza, anamugira n'inshuti ye kugira ngo abone uko amuneka, akomeza kumugenzura. Nanjye ndicara nizera ko arimo kumugenzura koko, ariko umugabo ntegereza kwampa igisubizo, ndaheba. Byatumye nkomeza kwigenzurira noneho jyewe ubwanjye icyizere nari nashyize kuri wa mugabo, kuko hari hashize amezi menshi mbona ambwira yuko nta kintu arabona, nta muntu bagendana, nta kintu bapangana. Ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi ngo byagenze biti. Ko uwo mugabo nari naramwizeye bihagije, kuko yari umugabo utuje, kandi akaba n'inshuti yacu akunda kugenderera umuryango wacu. Ubwo ngubwo nagombaga kumwizera, cyane ko ari jye wari waramuzanye mu muryango, mupresenta ku mugore wanjye, mubwira ko ari inshuti yanjye. Ubwo rero naje kubyikurikiranira, umugore nkajya mucunga ajya mu kazi, nkamucunga avayo, ndetse nkamenya buri kimwe cyose ngo cyagenze gute. Naje kugira gutya rimwe muri weekend, ambwira yuko afite misiyo y'akazi agiyemo, kandi atari bugaruke. Byatumye afata imodoka aragenda, ariko nanjye nca ku ruhande mfata taxi voiture, ngenda mukurikiye. Maze kugenda mukurikiye, mbwira shoferi, ndamubwira nti iriya modoka ntigucike, ariko nanone
ntuparike iruhande rwayo. Byatumye shoferi agenda acungana na ya modoka kugeza ubwo wa mugore wanjye yagiye agaparika kuri hoteli. Amaze guparika kuri hoteli, nanjye ubwo nari ndimo kwinjira mu marembo, ariko ntinda gusohoka mu modoka kugira ngo mbanze ndebe icyerekezo cye. Yaragiye yerekeza kuri hoteli, arangije aragenda afata icyumba, nanjye ndagenda buhoro, mbwira wari uri kuri reception, ndamubwira nti uriya mudamu ahantu agiye nifuza kuba ariho njyana mu urufunguzo. Ariko noneho bashaka kurunyima kuko ntabwo ari igihe twari dufitanye gahunda. Nyuma y'uko nteje urusaku mbabwira nturiya ni madamu wanjye, urufunguzo bararumpaye. Ariko mu kurumpa sinahita ninjira, naritonze ndindiraho gakeya. Maze kurindiraho gake nagenekereza kuri cya cyumba, ndafungura. Ngiye maze kwinjira muri cya cyumba nkubitwa n'inkuba, nsanga umugore nishakiye, umugore twasezeranye, umugore nizeye imyaka twari tumaranye igera muri 2, nsanga ari kumwe na wa mugabo umwe namwoherejeho kugira ngo antatira nshakira amakuru. Nasanze baryamye banezerewe rwose, igikorwa bari barimo niyo ntakivuga nawe wacyumva. Ubwo ngubwo numvishe mfashwe n'amashanyarazi, mbura icyo nkora, ndabareba ndabitegereza, ariko ndangije ibyo bari barimo byose n'ibyo bavugaga byose, nahise mfungura telefone ntangira gufata video. Uko umugabo yambwiraga ati mbabarira ntufate video, mbabarira ntufotore, ubu ngubwo njye nari ndimo gukamera. Ariko urabizi yuko ubu iyo umuntu afatiwe mu cyaha n'ubundi intege nke ziba arizo zonyine afite, nta ntege afite, intege zose ziba zashize. Narabafashe mbafata amavideo, ndangije ndigendera mbasiga mu gitanda. Naratashye mfata ya video nafashe, mpita nyishyira ku rubuga rw'ikigo yakoreraga, ndangije kandi iyo video nyishyira no kuri groupe y'umuryango. Maze kuyishyiraho, ibitekerezo byabaye byinshi. Ni ukuvuga ngo baba abanyamuryango be baramututse, bamubwira nabi cyane ku rubuga. Ubwo hari n'abanyuraga mu gikari bakamuhamagara, ariko naramuretse nk'uko yari yaragiye muri misiyo y'akazi, aragenda ndamureka amara y'icyo gihe cyose. Arangije aragaruka. Mu by'ukuri yaraje ageze mu rugo ansaba imbabazi, ariko sinashatse kumwumva ngo numve n'ijambo na rimwe ryagombaga kuva mu kanwa ke. Naricecekeye ndamwihorera, ndatuza, nanjye ndaruca ndarumira, ndamuhunga, nsohoka muri urwo rugo ndagenda. Mu by'ukuri nkimara gusohoka muri urwo rugo ngiye, nawe ntiyarusigayemo, ahubwo yaruvuyemo aragenda nawe, cyane ko twese nta mwana twari dufite. Natangiye kwibaza byinshi ku buryo tudafite umwana kandi twarashakanye. Ntangira kwibaza byinshi, ndavuga nti se byatewe nuko yambanaga nk'umuciritse amafaranga arusha no gusirimuka? Ndavuga nti se byaterwaga nuko hari abandi yifuzaga kubyarira? Mu by'ukuri ntabwo nigeze nifuza kuvugana nawe. Ubu ngubu tuvugana hashize iminsi 2 dutandukanye. Aba mu nzu ye bwite, nanjye mba mu yanjye bwite. Inzu twari dufite irakinze, iri aho ngaho. Akazi karagakomeje, ariko nk'umuntu nyine wakoze ibintu biri kuri urwo rwego, afite igisebo cyinshi, yanashatse no kunsaba imbabazi, sinamuha umwanya. Ndimo ndagira ngo mumfashe mungire inama. Abantu bidukurikiye iyo nkuru murayumvishe, nuko nguko imeze. Uyu ni umuntu w'umugabo. Urayumvishe? Uyu ni umuntu w'umugabo. Njye rero kankubwire inama namugira. Itondetse bahoreje kumugira inama. Uyu ni umuntu w'umugabo. Ariko yaje kugira ubwenge buke, niko navuga, cyangwa imibare mikeya. Gufata umugore wawe ukamugenzuza umugabo ni nko kuragiza imbwa inyama. Nibyo pe cyane. Ubitwaje ngo uyu muntu ngo ni inshuti yanjye, ngagenda mu rugo rwanjye, ukavuga ngo
uzamundi yewe uzamundebere reba ngusigiye telefone maze uzayindindire kandi mobile money iriho amafaranga kandi umubare w'ibanga urawuzi n'uburara ntuzayipfundure ntuzanabikure ntuzanayatse ntuzanayihamagaze cyane ubwo ibyo bintu byari gukunda umuntu noneho akomeza kugenda inyuma y'umugore w'abandi bamurindishije mucunge mugire ibike n'ibike noneho yanatubwiye ngo aramwiyegereza ngo kugira ngo abone uko amuneka mu kumwiyegereza rero nawe yagiye kuneka yaguye mu yafatiyeho ahubwo se ndimo ndibaza ntashobora agirana ikibazo n'abantu babiri uwa mbere ni umugore we uwa kabiri ni inshuti ye hari inshuti ye bari babanye magara ari nawe yarindije n'umugore we none byarangiye amuciye inyuma aranabifatira yego nyuma yo kubafata akandi kantu yakoze katari keza ni ukubasebya yabasebye yabashyize ku mbuga nkoranyambaga basebya muri sosiyete nubwo batigeze bamukorera ibintu byiza ariko kubasebya hajemo akandi kantu noneho uno muntu kumugira inama biroroshye ariko biranagoye njye nama namugira rero sibyo reka mubwira aho bigoreye ubundi baravuga ngo reka maze mubwira aho bigoraniye uyu muntu yamaze kumufata nibyo yifuze ko baratandukana yego ariko noneho ikibazo gihari arimo kugarura nuko ekonomi yabo itandukanye ako kantu yakavuze mpita numva ko ari n'ikibazo umugore afite akazi keza aranakora afite n'amafaranga umugabo arashabika afite ubushobozi buke ariko abagabo dukennye buriya tuzabigira dute n'ubushobozi afite buke tunga abagore ko bitunaniye yabukuye ku mugore wibuke ko yaje akamumeneramo agakomeza agakora cyane none afite ubwoba bwo kumutakaza ko azaratakaza n'akazi yes cyangwa n'ubukungu bwe bukagenda nabi arumva yakomeza kumwihambiraho kuko amukesha amaramuko cyane none arimo aravuga ngo tumugire inama ngo wowe umugire inama wabyumvise inama namugira rero umugore ariko tunamugira inama n'abantu badukurikiye bandika muri comment uyu mugore yagiye kuryamana n'uyu mugabo abizi ko asize umugabo we mu nzu mu buriri yego rero wa mugabo we aho kugira ngo ejo bazakuzanire sida wakwitwa inzererezi noneho umuntu watinyutse kuguca inyuma ku nshuti yawe uzi abantu bo witeranyije nabo ko bangana icyiza rero wa mugabo we dore uravuga nk'umwindushyi ruha wenyine ugenda urwane n'umuzigo wawe nugira amahirwe uzabona uwo gutura uwo muzigo ariko unteye agahinda abantu mudukurikiye mwebwe murabyumva mute mutwandikiye muri comment pe uno muntu arababaye afite n'agahinda urumva yabaye nk'umukozi wo mu rugo rega namwumvise hari bitewe nuko buramesa n'amakariso y'umugore buramesa n'amakariso y'umugore akanamuhagira oya nkurikije ngakora n'imirimo yo mu rugo nta mukozi bafite kandi we kuko yikorera agera ku kazi yashakiye ariko umugore we ajya muri za misiyo afite akazi gahoraho mbese turimo twose two mu rugo umugore akomeza kudukora nk'umukozi buriya biri mu byatumye n'umugore amusuzugura atamuhereza agaciro ubundi ikintu cya mbere gituma umugabo asuzugurika ni ukuba afite umugore ufite pawa ziri hejuru kuba umugore akurusha ubushobozi icyo kintu gituma umugabo asuzugurika ntabwo twabica akarongo burundu ariko abagabo bafite abagore babarusha ubushobozi bakabasha kububaha bakabihanganira ni bake niyo kubashya arabigucyurira ariko runa uriyibageje ati sinahashye ibi ntibihari n'ikintu na kimwe mukubita kandi ibyo bikunaniye ati buriya iriya sukari wanyweye ibuzi yavuye he kandi umugore akirengagiza ko umugabo ashobora ko numva iki cyayi kiramo isukari nyinshi ubona nishira hari amafaranga tuzakorera amafaranga kandi umugore akiyibagiza ko nawe ari muri icyo cyiciro cyo kuba yicaye mu rugo umugabo ashobora kubifata akavuga ati reka mpahe muri biki akayamukorera buri kimwe cyose ariko umugore yabona ashobora umugabo ubundi umugore iyo afite pawa zirusha iz'umugabo mu rugo urugo rugenda nabi henshi na henshi cyane ariko umugabo ashobora kugira pawa ziri hejuru akagutunga kuva kuri kandi byose bigakunda bikanagenda neza abantu mudukurikiye ariko iyo umugore akurenzeho ibi bibazo
reka dushimire abantu mwari mudukurikiye kandi namwe abantu mudukunda. So niba utarakora subscribe ku ba Kingdom ufite ikibazo, umutima uzaba urushye, mu rugo rw'amahoro uzaba mute udakora uzahatura subscribe. ute,